Reka nguhe ikaze uwo ukurikira Karegeya Omar Pano. Uyu munsi naguteguriye byinshi ku byo abantu bibaza kuri bombe ebyiri ziremereye ku isi arizo hydrogen bombe na atomic bombe. Ese zitandukaniye? Ni iyihe iremereye kurusha iyindi? Nje ndi Deo niyo mungeri. Dore ejo bundi nibwo namenye ko burya umuntu agenda yunguka ubwenge ariko akagenda anavumbura ibishobora kumuhitana we ubwe. None se wavumbuye imbunda ndetse n'ibindi nawe uzi bishobora guhitana benshi, ariko nyine nta kundi, byose biba biri mu buryo bwo gushakisha imbaraga. Ibaze nawe bombe ishobora guterwa mu Rwanda rugahita rusibangana ntiruzongere kubaho ukundi. Reka inkuru yacu tuyihere mu 1900 ubwo itsinda ry'abahanga mu by'ubutabire bageragezaga kuvumbura ibitubika bifite imbaraga kirimbuzi zihambaye. Ubwo ndavuga ibisasu bya kirimbuzi. Muri bo harimo umunya New Zealand Ernest Rutherford, Niels Bohr umunya Denmark, Pierre na Marie Curie bari Abafaransa, ndetse na Kizigenza Alberto Einstein wakomokaga mu Budage. Aba bagabo rero baje kubigeraho bavumbura igikorwa n'ibisasu bya kirimbuzi. Uyu munsi ibihugu bikomeye bifite ibisasu byarimbura isi mu kanya nk'ako guhumbya. Ni kenshi rero twumva ngo ibisasu bombe atomike, ubundi tukumva ngo ibisasu byitwa hydrogen bombe, ariko mu by'ukuri kumenya aho bitandukaniye biragora. Icyakora mu bwoko bwa bombe atomike bya benshi babyibuka ko byatewe Hiroshima na Nagasaki, ariko ibya bombe hydrogen byo ntibirakoreshwa na rimwe kandi nibyo birenze cyane ugereranyije n'ibya atomike. Reka rero mbasabe turebere hamwe aya moko abiri y'ibisasu uburyo akora, itandukanirizo ryayo. Ndifashisha inyandiko iri ku rubuga rwa New Scientist ifite umutwe ugira uti The Invention of Nuclear Bomb. Ku rubuga rwitwa time.com naho hari indi nyandiko igira iti What is the difference between hydrogen bomb and atomic bomb? Ni kuri Karegeya Omar Pano. Ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa atomic bombe ni bimwe mu byateje ingaruka zikomeye mu Buyapani. Uko tekinoloji itera imbere ni nako hirya no hino ku isi hacurwa intwaro z'ubumara zishobora no kurangiza ikiremwa muntu ku isi dutuye. Kugira ngo tuze kureba ikoranabuhanga riba muri ibi bisasu, reka tubanze turebe urugero rw'aho byakoreshejwe. Ku itariki 6 Kanama 1945, igihe intambara ya kabiri y'isi yari irimbanije, Abanyamerika bateye ibisasu bahaye izina ry'agahungu gato Little Boy mu mujyi wa Hiroshima mu Buyapani. Nyuma y'iminsi 3, ni ukuvuga ku itariki 9 Kanama 1945, ikindi gisasu cyahawe izina ry'umugabo ubyibushye Fat Man cyateye mu wundi mujyi witwa Nagasaki ho mu Buyapani n'ubundi. Ibi bisasu byombi byahitanye abantu babarirwa mu bihumbi 200 barimo abasirikari n'abaturage basanzwe. Ingaruka z'ibi bisasu zahitanye benshi mu myaka yakurikiye iraswa ryabyo kuri iyi mijyi. Hakaba hari abashakashatsi bahamya ko ubumara bw'ibi bisasu bwaba bwarahinduye uturemangingo fatizo kwa bamwe mu baturage b'Abayapani. Bakaba rero kugeza ubu hari ibibazo bagihura nabyo kubera buriya bumara bw'ibi bisasu. Magingo aya baracyahanganye n'ingaruka zabyo kandi bimaze imyaka myinshi, bitewe ngo ni ukubera ubumara bwabyo bwaba buhererekanywa mu maraso igisekuruza ku kindi. Ibi bisasu byombi byatewe mu Buyapani biri mu bwoko bwitwa atomic bombs. Bikaba byaratangariwe na benshi kubera ubukana bwabyo. Gusa mu myaka yakurikiyeho intambara ya kabiri y'isi, ibihugu by'ibihangange ku isi byakomeje gucura ku bwinshi bene ibi bisasu mu buryo nyine bwo guhigana ubutwari no kugaragaza ubukaka imbere y'amahanga. Ibihugu byagiye byiga uburyo noneho byakora ibisasu birengeje ubukana biriya bya atomic bombe. Ibisasu byacuzwe nyuma bikagaragara ko birushije imbaraga atomic bomb ni ibyitwa hydrogen bombe. Tugiye kurebera hamwe ikoranabuhanga riri muri aya moko abiri y'ibisasu, aho bihuriye n'aho bitandukaniye. Dore ibyo bisasu bya hydrogen bombe n'ibya atomic bombe byombi bihuriyeho ko ubu bwoko bwombi bw'ibi bisasu bikorwa hifashishije uburyo buhuza cyangwa se gucagagura umutima w'imbere nucleus w'ibinyabutabire runaka byabugenewe. Ubu buryo bukaba buzwi ku izina rya nuclear reactions mu bijyanye n'ubutabire chemistry. Iyo bari gucagagura uriya mutima w'imbere w'ikinyabutabire cyangwa se bari gufatanya imitima myinshi y'ibinyabitabire bakayihuza
kwihuriza hamwe byombi bitanga imbaraga nyinshi cyane kandi mu gihe gito, arizo ziva muri ririya turika tubonesha amaso yacu ndetse no kwangirika kw'ibintu runaka. Ibi bisasu byose rero bifite ubushobozi bwo kwica abantu benshi mu gihe gito cyane cyangwa se mu gihe kirekire bitewe n'imirasire yangiza ikomeza kugaragara aho byatewe. Ikindi kandi ibishashi byabyo biba bifite ingufu nyinshi ku buryo bishobora gusenya amazu ndetse n'ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi. Reka turebe imikorere yo mu bwoko bwa atomic bomb. Uburyo ibi bisasu biturika byifashisha uburyo bwo gushwanyaguza umutima w'imbere nucleus w'ibinyabitabire runaka, wamara gushwanyuka ukabyara utundi duce duto. Utu natwo iyo dushwanyutse tubyara utundi twinshi cyane gutyo kugera ubwo iturika rirangiye bitewe n'ubukana ndetse n'ubunini icyo gisasu cyakoranye. Uruhererekanye rw'iturika chain reaction by'utu duce k'umutima w'ibinyabutabire runaka twitwa nuclear fission. Niyo mpamvu ibi bisasu nabyo bashobora no kubyita fission bombs. Mu binyabitabire byifashishwa cyane mu gucura ibi bisasu bya bombe atomike harimo ikinyabutabire cya plutonium cyahawe umubare plutonium 239, cyangwa se rimwe na rimwe bagakoresha uranium yahawe umubare 233, cyangwa se neptunium 237. Ibi binyabutabire byose bakoresha harimo ibigaragara mu buzima busanzwe ko bicukurwa hirya no hino ku isi, cyangwa se bakabikorera mu mazu yabugenewe. Dore rero uburyo ibibombe bya atomic bombe bibasha guturika hakoreshejwe uburyo bwa nuclear fission. Nk'uko umuntu agizwe n'ingingo z'umubiri wenda nk'amaboko, izo ngingo nazo ziba zigizwe n'ibice runaka. Aha twavuga nk'intoki ku maboko. Ibyo bice nabyo bikaba bigizwe n'utundi turemangingo cells duto cyane tutaboneshwa ijisho, tukaba dukorwamo imirimo y'ibanze ituma umuntu cyangwa se ikindi kiremwa kibaho. Ibi ni nako biba bimeze ku kinyabutabire element icyo ari cyo cyose, aho wenda twavuga nk'umwuka wa oxygene duhumeka cyangwa se uranium ikoreshwa mu gukora ibisasu kirimbuzi bya atomic bombs. Ibi ni nako biba bimeze ku kinyabutabire element icyo ari cyo cyose. Iyi uranium ibigizwe n'uduce duto cyane twitwa atoms, natwo tuba tugizwe n'uduce dutatu tw'ingenzi ari two bagaragaza bakoresheje ikimenyetso cyo guteranya, tukaba twitwa proton, hamwe n'utundi tutagira ikimenyetso abahanga mu by'ubutabire bahaye izina rya neutrons. Tusobanuye ko ntaho tubogamiye kuko nta kimenyetso tugira. Utu duce twombi rero twitwa proton na neutron, tukaba turi mu mitima w'imbere wa atom. Utundi duce twa gatatu twa uranium ni uduce duto abahanga bagaragaza bakoresheje ikimenyetso cyo gukuramo twitwa electrons. Two tukaba tuzenguruka inyuma ya wa mutima w'imbere wa atoms. Iyo rero indege irashe igisasu cyo mu bwoko bwa atomic bombe cyangwa se kigafungurwa ngo cyemererwe guturika, haba ibintu byinshi cyane bisobanurwa mu magambo menshi, ariko icy'ingenzi ni uko kamwe mu duce duto cyane twa uranium ibikoze icyo gisasu gahita gashwanyuka. Muri uko gushwanyuka, za newtons zitagira ikimenyetso ziba ziri mu mutima imbere zihita zihuta n'umuvuduko mwinshi cyane zikajya gushwanyuza udutima tw'izindi atoms. Iyo bigenze gutya, izo atoms zishwanyutse bundi bushya nazo zishwanyura izindi gutyo ku buryo igisasu kimwe gishobora gukwira umujyi wose. Ari uduce duto tugenda duturika, natwo tugaturitsa utundi. Iryo turika ry'uduce duto cyane atoms tutaboneshwa ijisho tw'igisasu ritanga ingufu nyinshi cyane zigaragarira amaso mu buryo bw'umuriro utwika ndetse n'imirasire yangiza buri kintu cyose inyuzemo. Bikorwa mu buryo umutima w'imbere nucleus wa uranium uturitswa na neutrons, bikaza gutanga ingufu zishobora kwangiza mu buryo bw'uruhererekane. Imibare bagenda bashyira ku nyuguti ya U isobanura ubutare bwa uranium, yerekana amoko y'ikinyabutabire kimwe aba ataganya ubushobozi cyangwa se atanateye kimwe.
nk'ubutabire bwa uranium bushobora kugira amoko menshi akaba yakwifashishwa mu bintu bitandukanye bitewe n'ubushobozi bwa buri bwoko. Niyo mpamvu kugira ngo bayatandukanye abahanga bo mu by'ubutabire bicaye bakayaha imibare igiye inyuranye bagendeye ku bintu byinshi kandi mu buryo bw'ubwumvikane. Reka turebere hamwe imikorere yo mu bwoko bwa hydrogen bomb. Mu ituruka ry'ibisasu byifashisha icyarimwe uburyo bwo gushwanyaguza umutima w'imbere w'ikinyabutabire runaka nuclear fission, ndetse no guhuza udutima twinshi nucleus tw'amoko y'ikinyabutabire kimwe, cyangwa se guhuza udutima twinshi tw'ibinyabutabire byinshi binyuranye ari byo mu butabire bita nuclear fissions, ari byo mu binyabutabire bita nuclear fusion. Ibinyabutabire bikunze kwifashishwa mu gukora ibisasu harimo amoko anyuranye isotopes y'ikinyabutabire cya hydrogen ariyo tritium ndetse na deuterium. Iyi hydrogen ikorwa mu mwuka usanzwe cyangwa se igakurwa mu mazu yagenewe iby'ubutabire laboratoire. Guturika mu buryo bwa nuclear fusion bigenda gute? Nk'uko twamaze kubibona hejuru, mu buryo bwa nuclear fissions ibisasu bya bombe atomike, guturika mu buryo bwa nuclear fusion kw'ibisasu bya hydrogen bombe, ibyo bibaho hifashishijwe amoko anyuranye. Ibyo bibaho hifashishijwe amoko anyuranye y'ikinyabutabire cya hydrogen nk'uko izina ry'igisasu ribivuga. Iyo amoko abiri bakoresha ya hydrogen ariyo deuterium ndetse na tritium asekuranye, udutima twayo turashwanyuka tukabyara uduce twitwa neutrons, tumwe tutagira ikimenyetso, n'ikindi kinyabutabire cyitwa helium, hakiyongeraho n'ingufu nyinshi cyane ku gishushanyo bise energy, zituma iziboneka mu buryo bwa nuclear fissions ku bukoreshwa muri atomic bombs. Dore rero uburyo ibisasu byo mu bwoko bwa hydrogen bomb bibasha guturika hakoreshejwe uburyo bwa nuclear fusion hamwe na nuclear fusion icyarimwe. Hejuru mu gasongero ka bombe mu bwoko bwa hydrogen niho habera iturika twabonye ryitwa nuclear fusion, rikaba ari ryo ribanza kuba iyimbariso y'iki gisasu ikimara gukururwa. Iyo iryo turika rirangiye, imirasire myinshi ishyushye cyane ihita imanuka igatwika igice cyo hasi cyo kiberamo nuclear fusion, noneho igisasu cyose kigasandara. Rwa ruhererekane rw'uko uduce tugenda dutera utundi turika rugakomeza kugeza ubwo ingufu cyakoranye zirangira. Hari ubwo igice cyo hasi kiberamo nuclear fusion gitangira gushya, maze mu gice cyo hasi nacyo cyaturitse. Ibi byose tumaze kubona biba mu gihe kingana n'ibice 6,000 by'isegonda, ku buryo mbese bitaboneshwa amaso, kuko nyine n'isegonda rimwe rituzura kikaba cyasandaye. Igisasu cyo mu bwoko bwa hydrogen kigira ubukana bukabije, kubera yuko ibisasu byo mu bwoko bwa hydrogen bombe bikoreshwa uburyo bubiri icyarimwe. Bisobanuye ko imbere muri bene iki gisasu haba harimo bombe atomike, kuko nyine haberamo icyo twabonye cyitwa nuclear fusions, hakabamo n'ikindi gice twabonye turika mu buryo bwa nuclear fusion. Iyi niyo mpamvu rero bavuga ko ibisasu byo mu bwoko bwa hydrogen bombe bisumbya ubushobozi kure ibyo mu bwoko bwa bombe atomike, kuko hydrogen bombe imwe igizwe na atomic bombe n'ikindi gice cya kabiri. Nubwo ntaho ibisasu bya hydrogen bombe byari byakoreshwa mu ntambara, ariko amagerageza agiye anyuranye akorwa n'abahanga agaragaza ko igisasu cya hydrogen bombe n'icya atomic bombe byombi bingana mu bunini. Icya hydrogen bombe kikaba gikubye icya atomic bombe inshuro 1000 mu bijyanye n'ingufu. Kugeza ibihugu bifite ibisasu byo mu bwoko bwa hydrogen bombe ni 6 gusa, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubuhinde. Gusa n'igihugu cya Korea ya ruguru kijya kigamba ko kibifite. Nyuma y'iyo ariko ibihugu byose tumaze kubona byasinyanye amasezerano yo guhagarika icurwa ry'ibi bisasu kubera ubukana bwabyo ndetse no gusenya ibyaba byaracuzwe, kuko hakekwa ko haramutse habaye intambara buri gihugu kibifite kikabikoresha
kubiganisha hari impungenge y'uko ikiremwa muntu n'ibindi binyabuzima byashira ku isi, ikintu njyewe nawe tutifuza na gato. Reka ngushimire, nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza, ukomeza gukurikira Karegeya Omar Pano. Njye ndi Deo Niyomwungeri, dusubire ubutaha.